Big FIZZO turamwemera. Big FIZZO akana urabana Big FIZZO ikosa yakoze ni iringiri sibyo ariko we niki kizima wakoze mbere yo kuvuga amakosa y'abandi ubundi wokora iki uretse gutema ibiti ahubwo ako karimo karasekana akaye ko karimo karanyikirana telefone harakantu karimo karasekana abaho ngaho umuntu wabikoze mbere uzi ko FIZZO meni yakoze indirimbo ivuga ngo munyanawe njyewe ngisimbuka mani mu masho buri aba FIZZO na ba debeni nagiye mu makonseri yabo nabuze amafaranga. agana extra strength janito extra strength atari iki anti-gas okay. Biri binini bya sida hano kumira binini bya sida kamire ibinini bya sida hano turebe niba umuntu azakira izi ndwara sidutumereye nabi ndaje bavugishe mureke maze mere kinini cya sida we kamaze mere kinini cya sida ndaje bavugishe we muri ko muri aho ngaho ndaje bavugishe kubanza komera ikinini cya sida mbona amaji ni moto we nini turi atako amasaha ikinini cya sida ndakindama nze mbavugishe mweko muravuga iki ndaki you guys can you see me Ndumva avuye gutema ibiti ntabwo mvuye gutema ibiti mvuye kunywa ikinini cya sida we ibitugane tureba kashira abantu tureba ikintu bafite babwira abaturage bahari abantu bafite babwira abaturage telefone nayikoze ntabwo yongera gupfa turebe niba twashobora gutwika uyu munsi ndakwica fata urutoki gaswe urice ariko burose rero karero nzakubwira nakubonye muri Tanzania muri za Kamambiri mwigeze abantu ngo bari kuru biriya bintu nyine
bro reka maze mbwire Bruce Melody yungu sinzi ibintu aje gukora ndimo ndabwire Bruce Melody reka maze mukureho kamaze gukureho mbwire Bruce Melody nakubonye muri mudukamambiri mwigeze abantu muri mbari kuru kumwe cya Harmonize cyaje Kigali kigendera Nyamirambo kigisha Nyamirambo ngo sijuye nini ngo sijuye ngo kiri kuru mwazabikoze wowe na Element ko Kigali ajya ko Kigali ngo kaka da quick question when a quick question mwazafashe umunsi umwe mukigenera mu giporoso mwiyambariye kamambiri na Element wanyu nyuma mugenda ejo na postinze cyana cyane bavuga ko ngo gisango na Element ariko cyenda ndeba Element ndeba umuhungu wanje ndavuga tunamukarita zikuva umuhungu wanje ni mwiza bwira Element ati ewana njyewe mfite umuhungu muziba umeze nk'ubufana bwawe ufana bwawe nibwo buza hano bugakorera request bwarangiza bugahita butinya kuza urumva abonye ndavuga atabaswera bigize kubura muri Tanzania ngo muri ntoza ariko azajya ariko nkunda abanyarwanda basanzwe faturutoki we Bruce Melody nta kintu ufite ubwira abaturage gusa mukure y'ingoma mumbabarire mukure y'ingoma nibura Element azafite ingoma nawe uzi ufite ingoma nzima kumwitenwa ariko se nk'ubu kandi we naragoma nk'ubu wagiye kwa ubu bari kuba waragiye nka kwa Diamond ugakora nka collabo na Mbosso wava kwa Mbosso ugasubira ukabakina we wafashe uruhande rumwe uraho kwa Harmonize gusa nta agatwiko ubu ngubu rega niwe urusha Harmonize agatwiko urumva uraho kwa Harmonize gusa wakabaye kubita kwa Diamond ukubita kwa Harmonize Dumba kuki ufite ubugambo bwinshi ukumvuga ukagira ngo sinavuga wakibuka ambone ariko ndabyana mwe muravuga mukagira amagambo mwabibwamwe wavuga iki uvuga iki what can you wowe washatse abasani ndakugira inama wanga kumva ndakubwira ntibazakuvaho wambabari bakeka kuvuga ibyo bintu usigaranye umurapa kandi nabyo bizi neza ko n'ubudahari ngo ubyibereyemo bitazakunda umva reka nkubwire Bruce Melody Bruce reka nkubwire ikintu mwakora fifiraye mwamuswera gusa nta kindi mwamukorera ariko twamwemera numvise ngo Element baguma muhamagara ngo yaze gufata telefone ya Element ubwo se amukura he ukorera kuri wa producer Element wanya guma hamagara fifira ya byaranze tubwire ukuntu bimeze karamubwiye ati oya njyewe ntabwo njya nkora producer umva ikintu cyakubwira Element ngo fifira ya ntabwo ahara producer ikibazo cyanjye ndashaka ko ugisubiza abantu bose bumva iki urashaka iki kuri Big FIZZO we Big FIZZO ni wamenye ibintu yakoze we Big FIZZO se nicyo atakoze yakoze ibintu byinshi ku buryo kumenya ibyo yakoze n'ibyo atakoze bigoye noneho reka ngiye mbikujongoreremo nk'ibishyimbo n'umuceri abarundi muri hano mumfashe duhashye Dumba barakora iki njyewe ndabakubita one man is hand abarundi bose n'ikipe yanyu na president wanyu n'ibiki byose abantu bakomeye ntugashyiremo abantu bakomeye ari abantu bavuze uvuga ubwo buntu bwawe ndimo ndavuga president w'ikipe ngo uyoboye ngo sinzi ngo Bantu Boys rega ngo bagira ba president nabo aho ngaho uri gushaka ahantu kwepera ikibazo oya reka nkubwire
Big FIZZO turamwemera. Big FIZZO akana urabona Big FIZZO ikosa yakoze ni iringiri sibyo ariko we niki kizima wakoze mbere yo kuvuga amakosa y'abandi ubundi wokora iki uretse gutema ibiti ahubwo ako karimo karasekana akaye ko karimo karanyikirana telefone harakantu karimo karasekana abaho ngaho ni ka ele ariko ntari binyine igitwenge cye turakihanga okay umva reko nkwereke rero Big FIZZO ikosa yakoze sorry mbwira tonesha wakinze uburyo ukabwira kwa element agasohoka abantu bakuri bavuga element umbabwira BGC na L muzamuke element azajye yubaha element azajye yubaha abakuru be BGC ngiye kumugo avuga ikintu kimwe mpite mu katwo Dumba wazamye umusatsi ngaswereyo yambaye ikigofero nyine mucomoke bwira element yubahe bakuru be agende hejuru bagiye gaskwere umako gaskwere njewe numva ubura amafaranga ubura uburere kandi warabyaye uri umubyeyi bura nk'abana bawe niba utukana ibyo bintu imbere y'abantu bangana gutya abana bawe harya buri bigisha ibiki bro njewe abana banje uzamenye ntureba ko abana banyu mujya mubahisha ibintu nta bana bagira uburere nk'abanje ibi bintu byose barerezwe nka se ibi bintu byose ingenge y'u Rwanda rw'ejo erega njewe iyo mvuga ikinyarwanda nkivuga ukundi iyo mvuga ikigane nkavuga ibindi iyo mvuga igiswahili nkavuga ibindi iyo mvuga igifaransa nkavuga ibindi biba bitandukanye mu kinyarwanda rero twamenyereye ko mwebwe tugomba kubatuka ariko Dumba niba uri umuntu abuze amafaranga aba afite uburere njyewe afite uburere niba ufite uburere rero n'igifaransa wakimenye umva Big FIZZO akana kaba kubise hiti drama tabakubise hiti niyo mpamvu ka element karimo karisetsa uvuga amagambo make ariko drama tabakubise hiti niyo mpamvu murimo murisetsa Dramati akubise indirimbo ese ubundi hit ni yaso ni ya nyoko nta muntu utemerewe gukora hit ibyo nibyo bikubabaza ukuntu hit imeze banza ukuntu hit imeze hit ikwiriye abantu bose kuko kuburi talented urabivukana ntago ari ibintu ujya ku ishuri kwiga ubuse wigeze umbona ku Nyundo kandi mwibutse ko iminsi yose idahora ari Sunday umwumva ngo abantu 700 ujye bagira bro jewe umva rero nibyo nshaka kukwereka urugero n'urwo ngurwo hanyuma hit umuntu ashobora kuyikora igakunda ujya kuri live as long as you're talented anytime wakora ikintu cya dance ikintu ugomba kubahira umuntu wabikoze mbere uzi ko FIZZO meni yakoze indirimbo ivuga ngo munyanawe njyewe ngisimbuka mani mu masho buriya ba FIZZO na ba DBN nagiye mu makonseri yabo nabuze amafaranga yo kwishyura ngiye kukure kubanza uvuge ngiye kukubahana abantu ba Tom ngiye kukure bakoze mbere n'abatange n'abikiniki ngiye kukure kubanza uvuge ariko unyemerere n'uceceka mvuge respect ku mazina yabo nyine ntukabashyire mu tuntu dutoya vuge ujye kubavuga ujye uvuga amazina yabo ubashyize kuri level bariho hanyuma rero kuba umuntu yakoze nk'umuntu yakoze hit hagashya ni ikintu cyiza industry biri gukura ntutekereze ku muntu utekereze kuri industry kandi nujya no kuyobya abantu baba kureba mwana Dumba usobanuka ibintu by'ibiti iby'imiziki naho byumva nk'ibihuha byarakunaniye komeza icyo nashaka kuvuga rero ndashaka kubwira yuko twemera buri muntu wese ushyira itafari ku muziki dukora hano mu gace ndetse no muri industry hanyuma umuntu ari gusenya ngiye mubona nk'umuntu w'idage tu wa mudage uramuzi wirirwa avuga ubugambo ngo Bruce Melody uriya muntu ngiye mbamara akazi karapfuye n'ubu ntiyagiye abanyarwanda banze kumwumva nta jambo afite avuga kubera ko arimo arakubona arebe cyane dore nuko mbagaragara iyo hahiye
ndi mu karere k'ibiyaga bigari dore nako kunywa kanje gin and tonic urumva turanatwika tugaflexinga urumva man mureke twubaka umuziki mureke kuzanamo ubukombo take ubwanyu ntazana mwakuye mureke tubyubake bikure good night Dumba reka nkubwire rero ngusobanurire mbaza mbere ko ngiye kukubwira ngewe ugende n'ubundi live right narangira niba njyewe numva ko Fizzo ashaka ko tumwubaha ntabwo yakabaye abona muri iyi time drama tabonye kuriya ntiyamupostinze na hantu yamushigikiye indirimbo isohotse ariko drama takoze ikosa katwemere ko yari ikosa kubera ngiye sinemera ko ari nikosa ngiye ntabwo nemera ko drama ibintu yavuze ari ikosa buri muntu wese agira point of view ye ntabwo mwebwe ari mwe mufite point of view mwe exactly nakure turavuga ikintu cyabaye ntabwo nkizi sibyo ikintu cyabaye ntabwo nkizi ariko reka nkwereke niyo mpamvu urimo urahubagurika ndi guhubagurika utabizi none so wowe kuri kuvuga ngo untumye indirimbo hano harya urankoresha ndagukoresha ngiye nkoresha iki se shatumba ko ndibi koko n'igitema ndakwemereye wongeye uvuga nk'iceke reka mvuge umuntu wese agira uko abona ibintu nkuko ushobora kubona ibintu ukabitangaho comment niko n'undi yabibona akabitangaho comment Dramati twahuriye i Burundi akora show aririmba muri show nari nakoze kandi hari harabimo n'ibibazo byinshi n'umupeti wa fresh urimo gukora akazi keza Big Fizzo ni legend ufite uko abona ibintu niba Big Fizzo yarakomanse nta kosa yakoze kuko byanze bikunze yakomanse ku byari byavuzwe kandi kwamamara mu isi yo kwamamara buriya ukwiye kuba uri ready ko abantu bagutanga aga comment nyine bakabivuga babyumva so njyewe uko numva ibintu byakagombye kugenda wowe wabonye ibyanjye ntiwamenye ibyabaye nubwo numva nshaka kubimenya kubera ko niba byaranatambutse njye simba muri past ndi muri fitiri ubu ndi kukubwira ibigiye gukurikira Bruce uri igicucu uri ikigoryi umuntu ariko Dumba ntabwo warezwe neza nta Dumba njyewe ndabyemera uko Dumba tukana imbere y'imbaga y'abantu njye ndabyemera ariko rero kamaze nkubwire Fizzo nk'umuntu w'umuregenti ntabwo ashobora kugenda ku mbuga kandi n'umwana uwo Dramati yavuye kwa Fizzo by the way indirimbo iragize nk'ubu ngubu biragaragara ko abantu benshi babonaga ko Dramati atwitse ino minsi biragoye kugira ngo abantu babone miliyoni zigere Dramati niwe wenyine ino minsi yakubise Dramati na Chris Easy rero Fizzo avuze muri uwo mwanya we nk'umuregenti aduha urubuga rwo kuvuga tukavuga ko afite ishari urumva rero yakabaye akitika kubera bitagigaragara ko ibintu biranze ariko umwana biremeye urumva rero avuze natwe tukabibona tukavuga ati mwangariye murebe ikintu ntarasobanukirwa kugeza ubu kubera icyo uba wumva uri rusange kuki ufata point of view yawe ugahita abanyarwanda bibona ariko iyo postinze abantu barantuka nta n'ikintu mbabwira iyo postinze abantu barantuka ubuzima bwo gutuka nuko buri kubavugira kandi bafite ubushobozi bwo kwivugira ahubwo ngenekereza ko ukwiye kuba positive niba ushaka ko ibintu bigenda imbere you need to be positive ahubwo ninde uri positive ubwo mwashakaga reka maze nkwereke uwo mwana Dramati ko ndi kukubwira uwumwe ntacyo kure wumva mwashakaga uwo mwana Dramati amaze iminsi ari kuri stress arimo ararira akura live arimo ararira ariko ikirimo kiramuzaniye reka none nabimubwire niba ari na hano iyo ni inzira buri muntu wese uhuye n'ibibazo arimo kwamamara anyuramo izo twese twaziciyemo urarira ukihanagura amarira akagira agashira murebe uko amaso yanjye yabaye do mbuza gatara reka njye imbere ibyo umuntu wese abinyuramo n'abandi bose ari kubona bameze nkawe babinyuramo ariko icyariza Dramati turakizi
nta kintu kitamuriza kuko ntarakomeye ikimuriza ni iki Dramati ntabwo arira ngo kubera ngo abafana ngo baje bakakomentinga bakamutuka. Impamvu arira nuko abarimo aravuga ati kwera umuntu twari kumwe muri Bantu Boy niwe arimo kandi noneho harimo arampeza abafana. Umuntu ari kumwe nawe arimo arampeza abafana noneho nanjye niko mbibona, nanjye point of view yanjye nkavuga ati wa mugani Dramati ntabwo ashobora kuririra ngo kubera ngo abafana. Dramati arimo ararira kubera abona cya FIZZO cyiza hariya gatangira kumanya gatangira kumuteza abafana. Uretse na Jesus bavuga ko ari umwana w'Imana na Joriji Baneti wo mu gitabo cy'abana bakore oya we nyine byihorere mu muhakanyi niba none wemera ko dumba uziko numva nakubaza baza ububona umusatsi wawe waragiye he n'Imana idakora. Ese wowe ko waretse gym byagenze gute? Gym ze ko yakozwe n'abantu turi kuvuga ku Mana. Umusatsi wawe wagiye hiyo nyine yazanywe nande n'Imana idakora. Bruce ndashaka ko twereka abantu ukureho ishati nkureho iboro y'umusatsi turebe. Kuraho turebe. Ereka ninda. Nako ni imyanya y'ibanga. Ereka ninda. Dumba. Tujye kuvuga ibintu ngurusha. Natamarenga. Udushiki. Nako navuga reba. Tujye kuvuga ibintu ngurusha nagira ngo. Nanjye tugiye kuvuga ibintu ngurusha nagira gutya ngo oye byo ngibyo iyo ugiye kuri toilette birashira. Ariko gabanyinda muhungu wanjye gabanyinda ariko njyewe ikintu ndenze uzi cyari cyo umusa njyewe nkora imiziki myiza urumva myiza kandi cyane nitatu heruka yari myiza cyane ko nta n'umugira wowe nta n'ukuri ku rwego rwo kujaginga umuziki n'umwe uzi ikintu ukora imiziki itatu heruka yari myiza uzi ko ukora ikintu kiri munsi ya playback wowe ikintu ukora ni ugufata ibintu abantu baririmbye ukabyifotoreza uri kuzunguza iminwa none utekereza ko icyo kintu ubu muri ubushobozi bwo kujaginga umuntu wagiye muri studio naho ubwo ikibazo cyabereye. Wowe ntabwo turicara muri studio nkakwandikira indirimbo vuga umurongo wanditse ndetse nkubaza n'abasani bawe kwanza mboneye ko ubundi tonalite yagiye he mwapfuye simwamushutse mbese nindi uwo nguwo ko kamwagakureho ndi kukubwira ibitekerezo byanjye ukavuga muri rusange urumva ndi kukubaza wowe ko washatse umusani yagiye nawe uwo musatsi fifiraya umusatsi cyangwa fifiraya fifiraya ntabwo ariko se Bruce Miller nababwiye ko ejo bundi nababwiye ngo ngiye kuza kuri no mihanda buri muntu uzongera kugaruka live buri muntu uzongera kujya ku mihanda kuvuga tujye kujya twihurira dukora tuvugane tureba n'amaso ku maso mbwira fifiraya ageze he indirimbo ahore gukora ni nziza mbere yo kujaje ntabwo ari nziza ndirimbo iyi rika so ntabwo ari nziza warayishinze rika cyangwa indirimbo cyangwa rika narizi ko amushingiye akabari nakaragafite adumba reka mureke witwikire muhungu narakubwiye ariko umva Bruce reka nkwereke ikintu tuzapfa reka nkwereke ikintu cyanyuma nanjye cyanyuma nicyo tuzapfa. Ibiboro mwazanye mu muziki wo mu Rwanda ni mubijyanye mu muziki w'abarundi muri kundeba hano mugira umuziki mwiza uzira amatiku yaba badage ngo ni badumba badafite ikintu babwira abarundi n'abanyarwanda mu karere nta kintu bavuga. Muzane ibintu biri positive kugira ngo twubake ibintu bibe byiza. Oya ntabwo yaba ari dumba ku barundi antoka ntabwo bizi no kubamenya abarundi ntabwo wababesha kuri dumba nta kintu babwira kuri dumba kuri Tanganyika njyewe dumba Burundi ni nka Tanganyika bro nta n'ikintu wabwira abarundi abarundi baramfunze imibiri hanica urumva abarundi bagufunze si jewe witabazaga si jewe wafataga telefoni zawe noneho waramfunguje ni nkaho nagufunguje reka mwibwire story yanjye abarundi bamfunze imibiri yarandi ariko ibiboro byose by'i Burundi ni binini me ibi
urabona ko bakunda indagara z'indundi ziruta iz'inyarwanda n'imibu yabo iruta inyarwanda kandi utangiye kubaserereza uko ni ukubaserereza ndabasereje ariko narayibonye mani nazanyiriye urumva iyo umubu mu Rwanda ukuzanye ukuriye uzana akantu gatoya ariko umubu w'umurundi y'ukuriye uzana ikintu kingana n'igihaza yo have a good night man mukomeze muharwane nyine turebe ko ibintu byakura ndanakwemera bya danje unakomeza watwike ngendi out saa turi kumwe ngakura aho mbene wanyu wayikureho ndanze ngareka ngukureho gashibutisi ariko nukatukana bana bawe akakure bwawe akakure nta kintu afite ubwira abaturage Bruce Melody nta kintu abafite abwira abaturage anyway icyo nashaka reka mvuga ibyo ngiye kuvuga nigendere nanjye ngiye kubabwira ko kuri ntuza Big Farious ngende umufana wa Big Farious Big Farious yafashije abanyarwanda bahanzi benshi b'abanyarwanda uno muziki w'u Rwanda uzamutse vuba umuziki w'u Rwanda uzamutse vuba kuba ushobora kuburenza w'abarundi ariko kera ba Farious barimo bararirimba ba Roriro nibo bajyaga bakora amahita abanyarwanda n'abarundi bajyaga bumva n'abakidumu ariko ngewe ugishobora kumbabaza nuko drama atashobora kuza umwana mutoya agakora indirimbo bigaragara ko ibintu byari byanze ubundi twajyaga Bruce Melody akora indirimbo dushakisha tuvuga ati nibura Bruce Melody ubu ngubu ashobora gukubita nka miliyoni urumva tukavuga ati nibura ubu ngubu Chris Ease ashobora gukubita miliyoni ntuzashobora gukubita miliyoni nuza satibi miliyoni dushakisha miliyoni zirimo zirabura ngira ngo Chris Ease ni wabonye miliyoni nyarutse muri no minsi ubundi muntu akurikiyeho no minsi yakoze miliyoni ni Dramati urumva rero expectinga Dramati numvaga ko nka FIZZO agomba kumuhamagara akamubwira ati bro ati man petit frère urumva wavuye muri band boys felicitation ako kantu FIZZO yakabaye agagura akavuga ati felicitation bro ikintu yashoboye gukora felicitation atayivuze Dramati ni ukugenda nk'umwana mutoya nko kwirigara abantu bavuga akabaho ikintu avuga FIZZO akavayo ku mbuga agahita munenga mu bantu FIZZO iyo avuze na influence yiwe abantu n'abafana be ibifana bya FIZZO birasakuza cyane n'ibigugu biravuga sana bagombaga gusimbukira umwana kandi ukareba FIZZO mu Burundi yabagize abantu na udafite ikintu bavuga bose barakekeka nta muntu wavuga kuri FIZZO akana niyo mpamvu kagiye kuri live karagenda kararira iyo yarize rero hari abantu bazima bafite imitima mizima nkatwe baza bakareba bakavuga ati man uno mwana arimo ararizwa n'iki urumva agatinya no kuvuga impamvu arimo ararira na manager we yagiye kuri ntuza akazajya avuga ngo abo ngabo ngo babaye ibirigi ntagashobora kumuvuga ni Big FIZZO ubundi Dramati ntagashobora kurira ngo kubera umufana yanditse mupeta ari kuri hit abantu bose arimo aragenda hose arimo aratera chance yaba arizwa n'iki ntabwo ushobora kurira ngo yararize kubera yumvaga umuntu nka FIZZO yakabaye amufelicita mani ni urimo aramuponda afite noneho show agiye gukora mu Bubirigi baramutegereje Big FIZZO ni habaye ni nkarimo arabwira abantu bo mu Bubirigi ati mani uno mutipe wapi nta kigenda ari iki arimo aravuga abantu nabi n'iki bro ibyo bintu ntabwo ngewe nanjye ku ruhande rwanjye ku mitekerereze yanjye ntabwo nabishyigikiye numvaga FIZZO nkaho arimo araponda umwana kubera ari kuri hit setu iyo aza kubivuga probably indirimbo yarangiye maze nk'amezi 4 tutari ko turayumva FIZZO akavayo akavuga kuri Dramati twari kubyumva ariko Dramati afite hit ni nabwo urimo aravuga ngo natwe tubika turareba tukavuga ati wapi FIZZO acana na mutoto akire ku mutoto arye hit bitugana urumva ariko ntabwo nanze kuba Big FIZZO ari umuregenti yarafashije abanyarwanda nta kintu bari bafite babwira abaturage FIZZO abaha amakorabo ariko aho ngaho naho hari ubwo hit byanga bro hari ubwo hit byanga ukifashisha umwana urimo araza aho FIZZO kuri njyewe numvaga wapatabikora rero nanjye kugira ngo mfate urundi ruhande byagombaga ngomba kumva yo nkaza nkabwira abaturage ati mwa abaturage mwe Dramati ntacyo yavuze iyo bavuze ati abadiaspora yavuze ati abadiaspora babayeho nabi abadiaspora babayeho nabi abadiaspora tubayeho nabi
aba diaspora tubayeho abazungu ufite umwana banza umbwire umwana wo mu diaspora amutwara muri garideri muri dekeya ukajya kubona amutwaye mu barabu abarabu bakaza bakaguma bamuha imikate umwana akaba adashobora kunya akagira constipation kakaze amaso umwana agaruka wamutwara kuri kakamasa agakanura gutya ugasanga byabaye ku mwana wa kana abana bacu ahanga bageze imyaka 16 bagatangira kugurisha urumogi ahantu hose ubwo nibwo buzima mugenda kuratira abanyafrika muvuga ngo iki niki aba diaspora tuba mu muhuzo umwe tujya kugura impuzu tugiye kuzaho haboro muri Afrika ni biyo murimo muravuga ngo turimo turarusha ngo abantu bari muri Afrika umuntu ari muri Afrika afite ikintu yakoze abari mararusha mu diaspora ari hana ari mararwana ngo waguze inzu ugiye kuyishura imyaka 30 uguze inzu ngo naguze inzu gura inzu nk'umunyafrika umutipa gura inzu akayishira hari yari inzu ya kadastere afite parcelle afite n'umuduga we hana inzu imeze nk'iyo muri Afrika tuyishura imyaka 30 Dramati yavuze iki kibi nta kintu Dramati yavuze nta urumva rero mukajya aho ngaba aba diaspora kandi aba diaspora impamvu ni imitima mibi ntago mwumva ko umuntu yavuga ibintu byanyu kubera mubesha abantu ko mubayeho neza hano muri ibi bihugu mubayeho nabi nimukazajya mubesha abantu team Dramati ngewe ndi team Dramati ntawe uzamunkuraho uwo ni umwana ugezweho Burundi Dramati new generation my friend Dramati double J kiriku abo bana nibo barimo baravuga bafite ikintu barimo barabwira abarundi nicyo bafite babwira abarundi turahangaha turimo turavuga pan africanism abanyafrika kwiyunga abanyafrika gukora iki namwe murimo muravuga ngo ngo kandi ahubwo ubu turashaka ko aba diaspora bose basubira muri Afrika ibintu byarangiye iyi live irarangiye ndayirangije ngiye kuyisevinga abashaka baze kuyireba nimuze kumisinga bye nimuzajye mudukanga abantu ngo Dramati yavuze amatoke kure